Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu The Vibes Triple Rwanda. Nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni umwanya tubagezaho inama y'icyumweru. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti: gerageza utsindwe ariko nutsindwe utaragerageza. Abantu benshi kuri iyi si batsindwa bataragerageza, bivuze ko ubwo mu mitwe yabo baba barangije kwitakariza icyizere mbere yuko bagerageza. Uretse n'abantu ubwo baba barangije kwitakariza icyizere, n'abagenzi babo ubwo nabo baboroheye mu matwi yabo, kandi buryo baguca intege nibo baba benshi. Yego ntitwavuga ko abaza baguca intege bakugira inama ya nyayo, gusa benshi muri bo baguca intege si urukundo rwinshi baba bakugiriye, ahubwo ni ishyari bari ribatera, bigatuma baguca intege cyane ku buryo nawe ubwo bihita bigutera imbaraga zo gutsindwa ku kintu utaragerageza. Muvandimwe rero, icyambere ni ukumenya icyo ushaka nawe ushaka kugera, ukagerageza utitaye ku bacantege. Gusa ntitwavuga ko bidashoboka ko ushobora kugerageza ugatsindwa, ariko icyo gihe ntuzicuza kuko uzaba warakoze uko ushoboye kandi ari n'icyo wigiyemo. Bavandimwe rero, mugerageze mutsindwe ariko nimutsindwe mutaragerageza.